mu misozi igihumbi itambagirwa n'abahanzi mu nganzo y'umuco dusangiye ihuye Kiruri ya Karama kuri stade ya kaminuza niho tuzahurira ngo dutaramane muri Siga Art Festival. Ni kuva ku ya 19 kugeza ku ya 21 Werurwe hamwe n'abahanga baruhangira rukogera Intore Masamba, Element, LA, Riderman, Alinsano, Kevin Kade, Papa Sava, Christopher, Juno, Jizigenza, Mani Martin, Titi Brown, Gen Z Comedy na Fali Merci, Patrick Rusine, Gilles Senore, DS Dollar, Bwiza, Ibyanzu na Julia Rumaga. Kwinjira ni kutumire kuri bamwe abandi ni kubuntu. Bazahagurukana n'imodoka za festival bakanacumbikirwa, tubafitiye package zishimishije zishyurirwa kuri kode ya Momo 051 ayo makuru nandi yose yasange ku mbuga zose za Siga Rwanda. Nimuzacikwe. Yatewe inkunga na Siga Rwanda, Minisiteri y'Urubyiruko, Akarere ka Huye, Rwanda Heritage and Cultural Academy, Skol, BRD, Miko Events, Techno Market, Benirage.
aha tugeze rero nagira ngo sabe umuyobozi w'ingoro ndangamurage y'u Rwanda ishami rya Huye Ndeka Karangwa Jerome aza atubwira impamvu duhagaze hano n'iyi bakeka ko hari abana batayizi murakoze bakaba wowe nk'uko bamubwiye y'amateka n'imibereho y'abanyarwanda ari natwe dushinzwe kurinda no kubungabunga ingoro y'umwamikazi Rosaliya Gicanda. Rosaliya Gicanda rero niwe mwamikazi wa nyuma w'u Rwanda rwagize, akaba yari umugore w'intwari y'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa. Rudahigwa yatanze muri 50 igihumbi kimwe magana cyenda 59 habaga i Nyanza hariya mu Rukari harahagiye ejo. Kubera izo mpamvu za politike kuva muri uwo mwaka wa 1959 kugeza mu kwezi kwa mbere mu 1964 Rosaliya Gicanda yarahungirizwa, yarabangamiwe mu buzima bwe bwose kugeza aho bamuciye bamuvana mu Rukari mu ngoro yiwe y'umugabo we bamucira hano i Butare Astride icyo gihe. Kuvuga hano yahaje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 64 kwa mbere arahaba aba muri ubwo buzima bwo kubangamirwa kubuzwa uburenganzira bwe. Kuriya muje gutya mugenda muri ruhande n'urugero nabaha ngo niyo yari yemerewe kurucamo agiye mu misaya kuri katedrali yari ategetswe kuza yasohoka hano agahita yambuka umuhanda agaca ku ruhande rwa ruguru nkuvuye nk'uko imodoka irimo igenda ruguru atemerewe guca imbere ya za popone ubwo ni urugero nabaha. Aha ngaha rero habaye kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 kwa kane ku itariki ya 20 nibwo bamuteye basimbuka urugo baraza baramutwara bajya kumwica bamuziza icyo yari cyo. Murabyumva mu kwa kane ku itariki ya 20 jenoside yari yaratangiye yakorewe abatutsi. Mu bantu ba mbere rero hano i Butare hano muri Huye bishwe muri jenoside. Ejo bundi ku itariki 20 z'ukwa kane bazabishobora bizaza mwifatanye n'abo mu muryango we n'abandi banyarwanda bose kumwibuka ku itariki ya 20 z'ukwa kane buri mwaka bikabera i Nyanza aho ashyinguye iruhande rw'umugabo we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Iyi ni gahunda igaruka umwaka nayo ibaho. Iyi nyubako rero yabayeho nyine muri 1994 baramushiruka baramujyana bajya kumwicira haya hirya hafi y'Akadahofa asigaramo nyina nawe baraza baramwica yari arwaye iramo hano inyubako isigara aho ngaho. Kwa karindwi abavandimwe be batahutse bashobora kuyibamo ariko ntabwo bakomeje kuyituramo bagezeho bajya gushaka indi inyubako ijya mu maboko ya leta. Kubera ko yari imeze nabi rero muri uyu mwaka turangije wa 2025 kugeza n'ubu ngubu leta yarayivuguruye. Gahunda ihari mu minsi iri imbere nuko hazashyirwamo imurika ryerekeye ubuzima bwa Rosaliya Gicanda. Ni inyubako abantu bakajya barisura
hano hanze duhagaze ko batubwira niho parikingi y'imodoka ye yabaga iri, ariko aha hepfo inyuma yanyu hazajyamo ubusitani bushobora gukoreshwa n'abantu batandukanye. murakoze cyane. muraho Kanyirimanzi Gerard jye n'akajuga twiza hano ku Karubanda muri za 80. Karubanda rero mu iseminari twanyuraga aha ngaha, ikintu tumwibukiraho uyu mubyeyi cya mbere ni isuku. niwe muntu wagiraga isuku kurusha abanyabutari bose. wasangaga nk'aba bakura ku muhanda bangana na kuriya bakubura urugo rwe iteka. icya kabiri tumwibukiraho nk'uko Jerome yabivuze, ni umuntu watotejwe cyane ariko aba umudamu wabashije kwihangana. A resilient woman niko navuga. ubudaheranwa bw'umunyarwandakazi niwe rwose uba ufite, kubera ko nta wundi muntu watotejwe nkawe kurinda nyine banamukoreye jenoside. ntabwo ari ukumwica gusa, ariko niwe muntu wihanganye. murumva abazungu bishe umugabo we arihangana, muri 59 bamwirukana mu ngoro arihangana, bamuzana hano arihangana, bakamubuza kugenda no aho kuri katedrali, bakabuza abantu kumusura, ariko aragumana umuco nyarwanda w'isuku n'ibindi byose biranga umunyarwandakazi w'ibwami. aha rero ubwo twifuzaga nandeho mbwira baje ko hajya Jardin Royal, ko n'ubundi hari ubusitani bwiza cyane. noneho imbere yewe icyo nifuza nuko twajyaga tuza hano tukanywa amata. nifuza ko haba uruhimbi rw'ibwami. niwe wari ufite uruhimbi. uruhimbi ni concept nini cyane, ariko bivuga ibintu byinshi cyane. uruhimbi rw'ibwami rwo ni ikindi kindi, ntabwo nakivuga hano ngo nyirangize. ariko burya cyane cyane umunyarwandakazi aba agomba guharanira kuba uruhimbi. reka mvuge icyo cya gatatu cy'amata. mwumvise ubuzima yabagamo, yabaga nk'uri muri prison. wari urugo, iyi yari inzu ya leta, barayimuha ko bayimushumbusha ingoro bamwirukanyemo, baramukenesha, ariko uru rugo ntirwaburagamo amata. n'umuhisi n'abana twajya tuza, ushoboye kuhaza wese bakamwakiriza amata. icyo kintu rero cy'uko atari uruhimbi gusa, ahubwo hajya icyo kimenyetso, kandi bigakorwa n'umuntu wumva iyo concept, agatanga amata, kandi amata nyamata, amata nyine. kuko amata burya bivuga umugisha, bivuga kubyara no gutunga no gutunganya. iyi ngoro rwose kikaba kimwe mu bimenyetso byazayiranga. ndumva ikindi ni uko ni hamwe mu hantu nyaburanga cyangwa se mu bukerarugendo bushingiye ku muco duha agaciro gakomeye, ku rwego rumwe na musée, ku rwego rumwe n'ibindi bice. iyi quartier rero mureba nigeze kubabwira, niyo yari quartier résidentielle y'abazungu. muraza kubona, murabona iyi nzu nubwo bayisize amarangi inyuma, yenda yari amatafari, ariko murebe n'iriya uburyo yubatse. hari izagiye zihindurwa nk'iyi zizengurutse, ariko muri iki gice iyi y'inyuma nta cyahindutse. murayireba, ni uko umuzungu yabagaho. urugo rw'umuzungu ni uko, ikibanza cye ni uko cyabaga kingana. ariko iyo ugiye ku rugo rw'umwasista usanga ari nka 1/4 cyacyo. n'inzu uwo mwirabura yabagamo kandi wize yabaga iciriritse ugereranyije n'umuzungu. ni uku rero ubuzima bw'umuzungu w'umubirigi bwagombaga kuba buteye, afite urugo rwisanzuye, afite inzu nk'iyo mu Bubirigi Buruseli, mu gihe abandi bari bakiba muri nyakatsi, kandi ibyo ntibyamurebaga rwose.
numvaga wenda ari icyo umuntu yakongeraho. Iyi hitwaga mu kizungu, hariya kuri foko hakitwa ku kizungu. Ku kizungu ni ukuvuga aho bakorera. Urakoze. Barakoze. Mbere yuko dukomeza ni gatoya nagira ngo mwongereho kuko afande yaratubwiye ko ubudaheranwa bw'umunyarwandakazi. Hari umwe mu banyarwandakazi wanyazwe mu gitero cy'imigogo, ntabwo ndi bukivugeho. Hanyuma ageze aho bamunyagiye, umwe abwira uwo wari wamunyaze Ntare, abwira uwitwa Kinyamakara ati wahoze uvuga ngo Rwabugira arakomeye, none nanyaze umugore we. Ndashaka kubumvisha ubudaheranwa bw'umunyarwandakazi. Ati yitwaga Kumukeba, aramubwira ati reba nanyaze umugore we, reba n'iriya nka ngo hari inka yabira neza cyane. Ati n'iriya nka ni nziza, iriho yabira neza, nayo nayinyaze, gusa Rwabugira akomeye gute? Umugore ati wanyemerera nkagusubiza. Undi ati ni nko kumubwira ati ngaha vumvuye. Aramubwira ati buri iriya nka iriho yabira, iriho irabira Rwabugira kandi arayumva. Noneho undi ararakara amukubita urushyi, amukubise urushyi ati urushyi nkubise Rwabugira rwumvise hari Nyamiruzi. Nyamirundi ubwo ni ku Kivu kandi ari mu gice cy'Ubuganda. Ati Rwabugira rwumvise ahari kandi aramporera ati niriya nka buriya iriho yabira, iriho mwabirira nayo arayivuna, arayitabara. Ejo bundi bariho hano i Rusizi, bariho barasa hakurya. Ubundi bagashaka kubabwira umugore, hanyuma bariho barasa hakurya, umuntu abwira umunyamakuru, abaza umugore ati kudahunga kandi bariho barasa. Ati ntabwo ureba ibisasu uko bariho barasa. Shati biriya bisasu, ati Kagame arabisaba. Ati buriya umugore arakomeza arikorera, ati buriya Kagame arabisaba. Ubwo rero nashaka kubabwira ubudaheranwa bw'umugore, nababwira benshi, ariko mwe reka mbabwire na mu gihe yari ari haca acunda, abona igitero ku irembo, arangije yabamuga mu ndirira rugamba hano mu Cyanzurwe muri Nyaruguru. Arangije atangiye gucunda, abona igitero ku muharu. Arangije aravuga ngo nihasigara n'imwe nzayicunda. Niyarekeraho gucunda. Umugore w'umunyarwanda rero nuwo kubahwa. Nisabi ko ahangaha hazaba igicumbi cy'umugore w'umunyarwanda. Twakomeza ikibuga cy'indege aho umwami w'u Rwanda ikibuga ni hariya hanyuma, naho wumva hakwiye kuzajya ikimenyetso. Niho hanyuma yahagurukiye, ntabwo yongeye kugaruka, yagarutse ari umugore. Umwami ntibafite umurambo ni uwanjye nawe, iyo ni umugore. Tumura turwana nayo ariko tuzi
na video reka abandi baza abo nibagumaho abandi baze tugashyira hamwe dukore komeza gutya n'abandi abari inyuma bigira hino twumvikane tubakire rero mu ngoro y'amateka n'imibereho by'abanyarwanda iherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye. Wakubaza ati ese wasuye he ukananirwa akarere ukananirwa n'iki n'intara ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye. Iyi ngoro yacu iri rero, iyi ngoro mureba mwabonye ukuntu imeze, ngira ngo benshi bacaga inyuma bareba batese hariya hari n'iki hariya ni hehe. Mwahageze rero ni incamake ariko byibura muragira icyo mujyana. Iyi ngoro rero ivuga ubuzima abanyarwanda babagaho bwabo bwa buri munsi. Turaza kwinjiramo imbere juste tunyuremo akanya gatoya. Iyi rero imaze igihe kirekire, yubatswe mu mwaka w'1987 kugira ngo abaza kureba hano byanditseho handitsweho igihe yatahiwe, ariko yubatswe mu mwaka w'1987 itaha ku itariki 18 z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'1989. Abazi kubara ubwo n'imyaka 37 irayimaze. Iyi niyo bitaga Musée National cyangwa se National Museum, ariko kubera ko dufite izindi nta mwanya dufite wo kuzibereka, ariko zirahari mu 8 mu gihugu. Iyi ngiyi niyo navuga ko ari ubukombe bayitaga national, ariko kubera ko dufite izindi ntikiri national. Ubu ni ingoro y'amateka n'imibereho by'abanyarwanda cyangwa se musée ethnographique cyangwa se ethnographic museum nuko mwabivuga. Yubatswe rero ubwo ni kubw'Ababiligi, hari kubw'umwami Baudouin wa mbere w'Ububirigi. Dore biranditse ngo ingoro y'umurage impano ya Baudouin w'Ububirigi.
mwabonye mwinjira amahembe y'inyambo muzazibona mu ngoro y'Inyanza King's Palace Museum Inyanza, ingoro y'amateka y'abami. Mubona n'imitako ku rukuta kuri fence yacu, izo bita za motif decoratif, buri mutako ndetse no kuri mire ku nkuta ahangaha murazibona, bifite icyo bisobanuye. Abanyarwanda baratakaga haba ku duseke haba ku misambi, turinjiramo tuze kubibona, ndetse n'uburyo mwinjiye bimeze gutya muraza kubibona kuri entrance, kuri entrée. Ni murakaza neza, most welcome, kwakira abashyitsi bacu rero na yombi. So ubwo ntabwo nabasha kuvuga, ariko reka mvuga ibirimo. Iyi ngoro rero iyo winjira utungukira ku iguriro ariyo shop. Hano turacuruza za made in Rwanda. Hanyuma hari ibyumba rero bitandatu cyangwa se galleries esheshatu tugiye gucamo vuba vuba, zivuga kuri bwa buzima bw'abanyarwanda babagaho buri munsi, ariko bushingiye ku buhinzi, ubworozi ndetse n'ubuhigi. Ubuhigi butagikorwa, hari n'ibindi, uko bambaraga, imyemerere, byose biri mu bikoresho by'umuziki, byose turabibona. Icyumba cya mbere rero ni ubumenyi bw'isi, geography y'u Rwanda muri rusange. Icyumba cya kabiri tuza gusura harimo ibikoresho bitandukanye abanyarwanda bifashishaga muri ubwo buzima bwabo bwa buri munsi, mu buhinzi, ubworozi, ubuhigi, uko bateguraga igaburo, uko bengaga inzoga y'urwagwa, uko babonaga umuriro, n'uburyo bwo gutwara ibintu n'abantu, transport, no guhunika imyaka. Gatatu ni imirimo y'amaboko, ubukorikori, harimo ububumbyi, ububoshyi ndetse n'ububaji. Kane ni imyubakire, ni uko bubakaga architecture. Turaza kureba, muracamo murebe ukuntu inzu ya kinyarwanda yabaga imeze, ibikoresho bakoreshaga mu kuyubaka n'ibindi bitandukanye. Hanyuma muri gatanu turareba imyambarire y'abanyarwanda, turebe intwaro zakoreshwaga ku rugamba kera, turebe imitako n'imitamirizo, hanyuma turebe n'imikino n'imyidagaduro, harasimbuka urukiramende, byose muracamo mureba. Icyumba cya gatandatu ari nacyo cya nyuma harimo amateka ya vuba. Turaza kubona ibikoresho by'umuziki ku buryo burambuye, turebe ku myemerere y'abanyarwanda, igihe cy'icyuma ni archaeology, hanyuma turebe n'ingoma z'ingabe. Ni byinshi cyane, inomize ibitse ubuzima bw'abanyarwanda, ni umurage wanyu n'abanyu n'abazabakomokaho. Niyo mpamvu batwita aba wadeni guide. Ndi guide ariko nkaba na wadeni, dukwiye kubibungabunga kubera ko kubibona muraza kureba uburyo babikorektinze, ni ibintu nawe wakwibaza ko bidashoboka. Okay, so izindi rero ntabwo mbasha kuzivuga, ariko mwumve ko atari yonyine dufite. Ubu dufite ingoro 8 zose zigiye buri yose ifite ikisobanuye, ariko iyo mwagendereye ni iyi ngiyi yihuye. Reka twinjiremo rero turebe uko bimeze. Kanya gatoya, hari ikintu kitemewe, mwihangane, simbizi niba turivugane, gufata amafoto, kugenda ukora ku nkuta, kugenda ukora kuri izo collections biragoye, nta kuzangiza. Ibyo byose ni ukwitwararika, discipline ikomeye, kandi turabigendanamo neza. Murakoze cyane. Arakoze. Ntabwo rwari urugendo gusa, urugendo rw'amateka, urugendo rwo kwiga, ukaba ari urugendo dushaka cyangwa dusabwa nk'urubyiruko, duharanire gusiga u Rwanda rwiza, gusiga umuryango mwiza, gusiga imigani, amateka meza kuruta uko twabisanze. Kubera icyo rero twateguye iserukiramuco ry'ubuhanzi rizajya riba ngarukamwaka, Siga Fest cyangwa Siga Art Festival. Umunsi wa kabiri waryo witwa Intambwe ya Nyirarumaga cyangwa Intambwe y'umugore, Nyirarumaga Women Walk. Iyo ntambwe igamije kugaragaza ubudasanzwe bw'umugore mu kubaho kw'igihugu no mu iterambere ry'igihugu, cyane mu buhanzi. Bagize abagore b'intwari benshi, ndaza gusaba akanyandike atugiremo nka 4 bonyine, ariko ndaza gusoreza kuri Nyirarumaga. Umugore wa mbere ni Kiyange. Kiyange yakoze Kiyange yabaye n'umwe mu batabazi b'u Rwanda. Ni ukuvuga iyo u Rwanda rwageze mu bikomeye, habaga umuntu ushobora kuba umutabazi, bakavuga ko amaraso ye y'uwo muntu ariyo azakiza igihugu. Kiyange rero yemeye kwicwa mu mwanya wa Nyiratunga, waje kuba umugabekazi wa Yuhi Gahindiro. Yishwe rero mu mwanya wa Nyiratunga, hanyuma umugore witwa Nyiramuhanda atanga umwana we. Uwo yari Kiyange turamwumvise ko yabaye umutabazi. Basabye ngo ninde muntu ugiye kujya mu mwanya w'uyu muntu kugira w'umugabekazi, kugira ngo umugabekazi aticwa,
wowe ukemera kumwitangira. Ubundi mu bemera yabaye Yezu. Ni ikintu gitangaje kubona umugore ahitamo kwitangira igihugu. Undi ni Nyiramuhanda. Nyiramuhanda yakoze iki? Basabye umuntu uri butange umwana akicwa mu mwanya wa Gahindiro. Nyiramuhanda atanga umwana ku nyungu z'igihugu. Umwana witwa Rubanzangabo yitangiye Gahindiro, barasabye ngo batange igitambo kiza kujya mu mwanya w'umwami kugira ngo umwami aticwa. Umubyeyi arahaguruka atanga umwana we. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bikomeye. Tuzi uko igise kiryana ku babyaye, turabyumva ababyiga, tuzi uburyo urukundo rw'umwana, nibyo twaganiraga nabo twazanye. Umwana n'umubyeyi, umwana agira ikibazo wicaye ari umubyeyi, amabere akikora. Ni ikintu gikomeye rero gutanga umwana wawe mu cyimbo cy'umwami kugira ngo igihugu kibeho. Turasoreza kuri babiri, reka tuvuge umukobwa wo mu Bwishaza. Umukobwa wo mu Bwishaza abenshi bazi ko ari umugani, ariko ntabwo ari byo. Ni amateka yabayeho. Yitwaga Ndabaga. Ndabaga yavukaga mu Bwishaza, se yitwaga Nyamutezi. Hanyuma yagiye gukura se ahitwa Igaharanyonga, ni mu karere ka Gisagara, umurenge numva ntawibuka, ariko ni muri Gisagara. Yagiye gukura se rero kubera ko se Igaharanyonga, kubera ko se atari yarabyaye umuhungu, arangije abona abandi bajya gusimbura base, aravuga ati nanjye ntabishobora. Akora yiga imirimo yose ya gihugu. Bavuga ko yagiye kwicisha amabere kugira ngo kwishiririza amabere kugira ngo bizagaragare ko ari umuhungu. Hanyuma n'imirimo yakoraga, urumva ko we yakoraga kabiri, yakoraga kurenza n'abahungu, ngo baza no kumugirira ishyari bajya kuvuga bati impamvu turusha buriya ni n'umukobwa. Ndibwira neza yuko, reka ndibariza urubyiruko turi kumwe, nonaha igihugu kiduhamagaye gitewe, twiteguye kugitabarira, haba umuhungu haba umukobwa. Ibi bintu bisumbe mu kanwa bijye mu ngiro. Umwana w'umukobwa mu gihe cyo hambere byari bigoye kwemera kwishiriza cyangwa guhambira amabere, akava Karongi akajya Gisagara agiye gukura se cyangwa kujya mu cyimbo cya se ise wari ukuze kugira ngo abashe kujya kuruhuka. Ubwo butwari rero turabwigomba, ubwo butwari turabugomba igihugu cyacu. Kandi gutabarira igihugu ntabwo ari ukuvuga ngo dutewe naho irya ngaha reka tujye. Gutabarira igihugu bihera nko mu byo polisi tubwira, turindane. Burya iyo urinze mugenzi wawe, iyo ubungabunze mugenzi wawe, iyo ubungabunze umuturanyi, uba utabariye igihugu. Igihugu gihera ku batuzengurutse. Dusoreze rero kuri Nyirarumaga. Nyirarumaga ni umugabekazi w'umutsindirano, bavuze amateka ye. Impamvu n'imvuze abo bane, ndagira ngo nibura uyu munsi dutahane umukoro. Ba Nyirarumaga turi hehe? Abakobwa biteguye kuba nka Nyirarumaga turi hehe? Ukuboko hejuru. Abiteguye kuba nka Kiyange turi hehe? Nizere neza yuko intekerezo nibura murayumva. Tube ba Nyirarumaga, tube ba Ndabaga, tube ba Kiyange, tube ba Nyiramuhanda, ku buryo nibura u Rwanda rw'ejo batubonamo, kuko nibyo igihugu kitubonamo. Nitwe Rwanda rw'ejo tubigaragaza, kuko ikigaragaza yuko ari umuco dusangiye, tubikura ku bakuru tukabikomezanya, tukazabitanga ku bato. Imana y'u Rwanda namwe mwakoze cyane. Mwiriwe urubyiruko, imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Impamvu twe nuko turamukanya muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, kuko buri muntu wese utunyuze imbere aduha umukoro, sibyo? Intambwe y'umugore rero rwa rugendo nyigisho rurimo ibintu byinshi cyane, abenshi twumvaga ukabyumva biguruka ariko utazi n'ubusobanuro bwabyo. Ijambo rigira aho rikomoka, izina rigira aho rikomoka, ariko rikagira n'impamvu yaryo cyangwa n'icyo rigenura, icyo rishaka kuvuga, sibyo? Ngewe rero harimo abize nkanjye, hari abize ibintu batari bazi nkanjye b'abajene, cyangwa dusubiremo.
twasubiramo na nibyo tuvuga ko nta birenze mwananiwe mwananiwe donc twagasubiramo bakongera bakatwigisha cyangwa mwize bihagije. Nagira ngo rero ntabwo nta bindi bintu bikomeye umuntu yavuga uretse kubashimira cyane ari abajene turi kumwe, abahanzi bagenzi barumaga biyemeje kwishyira hamwe bagaduha ino festival nziza, akarere kadufashije kandi tukiri kumwe, ariko n'ababyeyi beza bakuru bakomeje kudusobanurira. Nagira ngo abajene bari hano mbasabe abo bantu bose mvuze mu bambera amashyi. Kuko ubundi uko dukwiye kubaho ngiye uko mbyemera nuko uko twiyoroshya niko twiga buri munsi, sibyo? Nibyo mu Kinyarwanda avuga ko utazi ubwenge agira ati twifite amatitre menshi twavanye mu mashuri atandukanye, ariko iyo ugize ngo naho birangiriye ubwo buryo ububuze ubwenge. Ariko iyo wemera guca bugufi ukemera kwiga ukegera abakuru bakakubwira ngo aha hitwa gutya burya byakomotse aha bivuga iki, uvuga burya niho dukomora resilience badusobanurira resilience y'umwamikazi Gicanda. Mwayumvise ukwihangana no kwishakamo imbaraga. Abo rero nibo babagore bane bamaze kudusobanurira ibyo bakoze ibice bitandukanye by'igihugu. Buriya rero icyo wumvise gishobora kukubera umukoro cyangwa se umutwaro, ntabwo bikwiye gusigara ahangaha, sibyo? Niyo mpamvu natangiye nongera kwibutsa ko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, hanyuma tukazabaho rero bwa buzima bwiza, tukazasiga inkuru nziza imusozi ya legacy Rumaga yakomeje kutwibutsa. Ntabwo wayisiga rero utazi aho uvoma, utazi uwo uriwe, utazi aho uri, naho uvoma n'impamvu y'aho hantu. Igena ntekerezo ngari igize u Rwanda tugendamo ariko rukwiye kutugendamo. Nagira ngo mbashimire cyane rero, dukomeze twinjoye ino minsi. Turi ku munsi wa kabiri, ejo hari undi munsi, hari byinshi cyane badufitiye mu gaseke. Dukomeze tubane nabo kandi ababishobora bajye bandika kugira ngo nyine bye kuzasigara ahangaha. Umwaka utaha tuzagaruka tuvuge ngo harya twongere twibukiranye uko byari bimeze n'iki twasigaranye, byahinduye abo turi bo none gute, dushingiye kubo tuvomaho mu mateka twasobanuriwe. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ibirunga bitanu ni Karisimbi, Muhabura, Gahinga, Sabyinyo na Bisoke biri mu majyaruguru, cyane cyane mu karere ka Musanze. Yego. Ibindi bikoresho byo ku gikoni, ibindi bisekuru, urusyo n'ikasi, ibikezo, kuriraho, umugabo, tubonye uko kurebera ntabwo twasiga. Ibindi bituma aka kanya ndi mu nzu y'umwami gake gake.